ariko wakagombye kubanza ugatekereza ngo se amafaranga nyabanira gute? Abaye ari umuntu nabanyabanira nk'umuntu nifuza ko aguma mu buzima bwanjye, cyangwa nyabanira nk'umuntu nshaka kava mu buzima bwanjye. Muraho neza, amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, uhaye ikaze cyane. Niba usanzwe ahangaha, ndaguhobereye cyane. Reka nizere ko mwese muri gutangira umwaka nkuko mbibifuriza, mwishimye, mumeze neza, kandi mutangiranye umwaka amafaranga. Niyo mpamvu uyu munsi rero, ariko se biramutangiranye amafaranga ko bya numva ko burangiro z'umwaka kuyatangirana biragoye, ko nanjye maze kubona ko bigoye. Ariko uyu munsi ndifuza yuko noneho nyine tuzawubamo dufite amafaranga. Niyo mpamvu nifuje ko twaganira kuri zimwe muri tips zishobora kugufasha kuba wasevinga amafaranga yawe buri kwezi mu buryo bukoroheye. Mukuri ntabwo ari ngombwa yuko usevinga amafaranga kubera yuko ukorera amafaranga menshi, cyangwa se kubera yuko udafite inshingano nyinshi. Hari igihe njya numva ushobora kuganira n'umuntu akakubwira ngo none se ubwo ngubwo gusevinga birakunda? Ntabwo bikunda. Nese ubwo ngubwo keretse niba nta nshingano zindi muba mufite, keretse niba nta bantu bandi muba mugomba kuba mwafasha kugira ngo mubashe gusevinga. Mukuri ntabwo kugira ngo usevinga amafaranga ari uko udafite inshingano, nta nubwo ari uko udafite abantu ugomba guha ayo mafaranga, kandi ikindi nta nubwo ari uko uba ukorera amafaranga menshi. Niyo mpamvu nahisemo ko tuganira kuri iki kintu kugira ngo dutangirane n'ukwa mbere dukora ibintu bito bito, hanyuma tuzarebe ko ese mu kwa 12 iki kintu cyaba cyaradufashije byibura kubona ko bishoboka twagiye. Ikintu cya mbere tugomba gukora kugira ngo ubashe gusevinga amafaranga ni uko ugomba kwishyura wowe ubwawe bwa mbere y'ikindi icyo ari cyo cyose. Tuvuge ko wenda baguhaye umushahara wawe, mbere yo gutekereza expenses zose ufite, yaba bills, yaba ibyo ugomba, emergencies, yaba ibiki byose, ibintu byose ufite ugomba gukora bihoraho mu kwezi kwawe, mbere na mbere ugomba gufata amafaranga runaka wagennye ukabanza ukayishyura. Ukabanza ukavuga uti reka mbanze nshimishe ka gakonte kanjye kari ku ruhande, hanyuma kugira ngo umwaka nushira byibura nzabe nicaye ndi kuvuga nti okay, ba bantu bose narafashije, ariko nanjye ntago mbereyeho abandi, kuko abandi bazabaho neza kuko wowe gihari. Niyo mpamvu rero ugomba kubanza kugira icyo wiha kugira ngo uzatekereze no kuri ba bandi na bya bintu byose bikureba mu kwezi uze kuza kubikoraho, ariko wabanje nawe kugira icyo wihereza. Ikintu cya kabiri gishobora kugufasha kuba wasevinga ni ukugabanya kujya mu masoko. Kambaho urugero nka hano. Mukuri hano amasoko yaho ukuntu aba designinze, baba barashyizeho uburyo bworoshye bwo gutuma umuguzi agura. Noneho ugasanga ugiye kugera kuri bya bintu byawe ushaka, tuvuge inyama, amata, bya bintu muhora mukoresha mu rugo buri munsi. Wahereye ku migati wayiguze, wahereye ku dushokora watuguze, imyenda bayidushyira imbere. Ndasuhuza abadamu cyane. Imyenda bayipangarika hari imbere ku buryo winjira uvuga uti ye baba we tugeze mu gihe cy'imbeho, ukabura aranguye. Sama yaje nari mfite imyenda myinshi y'imbeho, ukabura aranguye. None urumva uko ujyayo buri munsi, kandi ibintu byose bijyana amafaranga babiguteretse mbere yuko ugera kuri bya n'ibyangombwa, ugahera ku bitari ibyangombwa ukajya kugera ku byangombwa, igare ryamaze kuzuramo ibintu, hanyuma warangiza ka pece kose kakaba karahashiriye. Hanyuma ukwezi kwazaya gushira ugahita ubati Mana Nyagasani, none se aya mafaranga ajya hehe? Murabizi hano nyine amafaranga pe kuyakorera ni nako agenda, kandi nkeka ko ari naho hariho hose, yaba no mu Rwanda yaba na hano, uko ukora amafaranga niko agenda. Iyo udashyizeho rero uburyo bwawe
bwo kuba wakwepa ibyo bishuko baba badushyize imbere ntabwo bikorohera. Kuvuga ngo iyo wabanje kwishyura and then ukagabanya iminsi ujya mu masoko, urumva ko byibura uri kugenda nyine. Niba buri kugiye mu isoko ukoresha 150, wenda ubwo mu kwezi tuvuge ko mu kwezi kose ujya mu isoko, buri cyumweru tuvuge niba ujya mu isoko ugakoresha amadolari 150, uri kumva mu kwezi amafaranga yose uzagukoresheje byibura agabanya, uvuga uti ngiye nzajya njya mu isoko 2 mu kwezi, nzagenda mpaha ibintu nkeneye, kandi winjire mu isoko uhita ugenda ujya kuri bya bintu wowe ukeneye. Ibintu by'imyenda biharira umwanya wabyo, uzavuga uti winter nigera nzajya kugura imyenda yo muri wenda, nuvuge ngo sama nigera nzajya kugura. Ariko niwinjira kuko winjire mu isoko ukagura urukweto, ukagura imyenda, ukagura ibintu bitari ibyangombwa, ntabwo byoroshye yuko ukwezi kujya gushira ufite amafaranga, kubera ko tuba dufite n'izindi nshingano zisaba amafaranga nyinshi. Ikintu cya gatatu ugomba gukora kugira ngo byibura urebe ko ukwezi gushobora kurangira hari ikintu runaka ufite, mbere yo gutanga amafaranga, mbere yo kugura ikintu, banza utekereze uvuge ngo iki kintu ndagikeneye. Nyine banza utekereze impamvu 1, 2, 3 zigiye gutuma ugura icyo kintu. Ese wenda ko mfite inkweto 5 nkaba wenda zo kujyana mu kazi, nkaba mfite inkweto 5 zo kujyana ahantu, niba ari high heels, niba ari inkweto zo hasi, ndi kuvuga nko ku badamu. Ese uru rukweto rundi ngiye kugura ndarukeneye, nzarwambara ryari? Ko nkora mu kazi nkaba mfite inkweto zo kujyana mu kazi zidafite icyo zitwaye. Mukuri aya madolari 150 ngiye kugura uru rukweto aka kanya, ndamutse nyafashe nkayagira amafaranga ngomba gusevinga yandi niyishyura mbere na mbere buri kwezi, cyangwa se kubera ko ndi kubona namaze kwiyishyura hanyuma nkaba ndi kubona mfite amadolari 150, nta kuntu nshobora gucreate nk'aka account nkakita ikibina cyanjye nkafata ya madolari 150 nkayashyiramo, kuko ufite inkweto, ufite n'imyenda. Ndabyemera rwose pe, abadamu nyine dukunda imyenda, dukunda ibintu bishyashya. Ariko nanone ibyo bintu uko tubikunda ni nako tubirambirwa. Ntabwo nibaza ko kugira imyenda 100 muri garderobe yawe, iyo ufite ikibazo kiri emergency ugomba gukemura, wibuka ko ya myenda ihari. Sometimes nta n'igihe ntuyiri buyigurishe, nta nubwo ari akantu kunguka byibura ngo karungutse ugiye kugagurisha kagiye gutuma nyine byibura kagukemura cya kibazo. Ni byiza yuko igihe icyo ari cyo cyose ugiye kugura ikintu, yaba ibyo dutumiza kuri Amazon, yaba ibintu byari byose, yaba ibyo odaringa, yaba ibyo ugura mu masitowa, ubanza ugatekereza ngo ese iki kintu ndagikeneye. Niba rero uzi neza yuko utakiguze ntacyo waba, ubuzima bwawe bwakomeza bukagenda kandi bukagenda neza, icyo kintu bukihoreye. Icyo kintu cyagufasha gutuma byibura hari amafaranga make cyane asigara ku mushahara wawe. Ikindi kintu cya 4 ushobora gukoraho kikagufasha, gabanya ibintu utangamo amafaranga bitari ngombwa. Iyo ngiye kuvuga ibyo, hari ama subscription dukora, yaba ama Netflix, ibintu byose uzi nyine biratandukanye bitewe n'ibyo abantu bakunda, biratandukanye. Reba bya bintu byose uhora utangamo amafaranga buri kwezi, uvuga uti ese ni ibihe nkeneye byanyabyo, ni ibihe ntakeneye, ubigabanye. Noneho kubera ko mbere twavuze yuko ikintu cyose ugiye kugura ubanza kubanza ukagitekerezaho, uvuga uti okay, bya bintu noneho nabigabanyije, nafunguye aka account kanjye nanditseho ngo ikibina cyanjye. Ntabwo ari ngombwa igihe cyose amafaranga ya saving ko ayikuyeho. Birafasha ku muntu utabasha nyine, ku muntu iyo ayafite aba yumva hari ahantu amurya ashaka kujya kugura ibintu. Ariko nanone iyo uzi ko hari ikintu ushaka, habaho kwigomwa. Ushobora gufata amafaranga washyiraga mu bintu by'ama subscription then ukayashyira hahandi mu kibina cyawe.
noneho ukareba ukavuga uti ese igihe runaka kizashira nageze kuki, wikumva ko ukeneye ushyiramo menshi. amadolari 10 yashyizemo buri cyumweru, ukwezi kurangira ufite amadolari 40. amadolari 10 mu kundi kwezi uri gushyiramo buri cyumweru birangira ufite amadolari 80. bara ugeze umwaka ushize. Ntabwo ari ngombwa mu kuri igihe cyose nyine ngo ushyiremo menshi. Oya, biterwa nayo winjiza. Ntabwo waba uri umuntu umwe wenda ngo winjize amafaranga angana nk'ay'abantu bakora ari babiri mu rugo. Ariko nanone ntabwo kuba uri umuntu umwe biguha urwitwazo rwo kumva ko nta kintu na kimwe wabikoraho, kubera ko ntabwo waberaho uyu munsi gusa. It's okay kubaho nyine ukita ku by'aka kanya wariye wanyweye, ariko nanone tekereza ejo uramutse ugize ikibazo wenda ukaba udafite umuntu uri witubwira ku kanya ngo amafaranga byibura yandi wagiye usevinga dukeya ashobora nyine kuba yagufasha. Ikindi kintu ni nacyo cyane ngiye gusorezaho, ni ukumenya intego y'icyo ushaka kugeraho bitewe n'amafaranga winjiza, bitewe n'ibyo ukora. Tuvuge ngo buri kwezi ninjiza amafaranga ya naye, buri wese yicaye nyine avuga ati ninjiza amafaranga ya naye. Ese ndifuza yuko mu mwaka byibura nkurikije nabaze nkabona ko nishyuye nyine, ubwo urumva ayo wishyura wowe bwa mbere niyo ntego nyine uba warashyizeho ukavuga uti wenda ndi kubira nkabona ko nkoze saving y'amadolari 100 byakunda. Noneho buri paycheck yawe yikureho amadolari 100, wumve ko reba nko kwako ni muri 401k ubutazi baguhereza yaravuyeho. Nushaka kujya ku kazi ubabwira uti iyi konte mbere yuko amafaranga ajya kuri konte yanjye, ngiyi ndi konte yindi ya saving, mujye mukuraho ano madolari 100 muhite muyashyira kuri iriya konte, hanyuma ibindi bibazo byose bize wowe ya mafaranga wamaze kuyakuraho. Mukuri yo wihaye intego kandi warangiza ukavuga uti ngiye n'intego yanjye ngomba kugerageza. Ntabwo biba byoroshye kuko tuba dufite ibibazo byinshi byo gukemura bidusaba amafaranga, ariko nanone nawe ubwawe ugomba nyine kwirebaho ukavuga uti iriya konte narayirengagije, nzareba ese byakunda byibura ko nshobora gusevinga kuri buri paycheck amadolari 50 bigakunda. Ese byakunda ko nashyiraho 100, ese byahuraho byashyiraho 200, ese byahuraho bitewe nayo ikorera. Ariko njyewe muri principe zanjye nemera ko bike ko bije ari bike biragero bigatanga ikintu kinini. Ariko iyo wumva ko amadolari 100 just nta cyavuze nyine birangira nta cyavuze. Hari umuntu, hari inshuti yanjye ikunda kumbwira ngo buriya ari amafaranga ni nk'umwana w'umuntu, iyo utayakunze guhereka urukundo akuvaho. Ntago nese uko biza umwana w'umuntu iyo utamweretse urukundo umwereke ko muri kumwe ntabwo yagukunda. Amafaranga rero ndayakunda, abantu bayakunda, bayatekerereza, babona nyine yuko ejo byakunda mbitse utungutu dukeya byageraho nyine bikagenda buri. Abantu bayasigasira ntibifuze nyine kujya kuyaspendinga mu isoko uko uyatanga. Ubundi ni nko kwako nyine umwana w'umuntu uri kumwikuraho nayo nyine akuvaho. Niyo mpamvu igihe icyo cyose nyine umuntu avuga ati use birakunda, use gusevinga birakunda. Ubundi we uri gutekereza uko wakagombye kwanza ugatekereza ngo se amafaranga nyabanira gute. Abaye ari umuntu nabanyabanira nk'umuntu nifuza ko aguma mu buzima bwanjye, cyangwa nyabanira nk'umuntu nshaka kava mu buzima bwanjye. Hanyuma numara kumenya igisubizo ukagendera no kuri tips naguhaye, uzamenya nyine ugomba kubigenza kugira ngo nyine umwaka urangire byibura hari ikintu runaka ufite. Nta mafaranga aba makeya, ntabwo ngombwa ngo urangize ufite amafaranga menshi cyane. Oya, ariko make yawe wabashije gushyiraho umutima ukayasevinga rwose, ni ukuri urangiza umwaka wishimye kandi ushobora no kuyakoramo ikintu runaka wishimiye. Kanizere yuko ino video izabafasha mu gucunga umutungo wanyu neza
kandi no gukunda amafaranga, muyakunde ntacyo bitwaye ko tubyuka tujya kuyakorera. Rero muyereke ko mukeneye yuko ahaguma. Ndabakunda cyane, ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment.